Ngaha turaje Nyagasani twitabira ingoma y'urukundo ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda, ije kudukiza kuri uyu wa gatanu w'icyumweru cya karindwi gisanzwe, tariki 24 Gicurasi 2024. Isomo rya Mwinyuro ya Yakobo umutwe wa 5 umurongo wa 9 kugeza ku 12. Bavandimwe, ntimukejujute bamwe ku bandi kugira ngo mudacirwa urubanza. Dore umucamanza ahagaze imbere y'umuryango. Bavandimwe, kubyerekeye ububabare n'ubwiyumanganye, nimufatire urugero ku bahanuzi bavuze mu izina rya Nyagasani. Dore ubu turashimira abiyumanganyije. Mwumvise inkuru y'ukwiyumanganya kwa Yobu, kandi mwabonye uko Nyagasani yamugenjereje hanyuma. Kuko Nyagasani ari umugwaneza n'umunyambabazi. Ariko mbere ya byose bavandimwe, ntimukarahire ijuru cyangwa isi, cyangwa se ubundi buryo ubwo ari bwo bwose. Ahubwo mujye muvuga ngo yego niba ari yego, cyangwa se ngo oya niba ari oya, kugira ngo mudacirwa urubanza. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi 103. Uhoraho ni umunyambabazi n'umunyampuhwe. Mutima wanjye singiza Uhoraho, nicyo ndicyo cyose gisingiza izina rye ritagatifu. Mutima wanjye singiza Uhoraho, kandi wibagirwe na kimwe mu byo yaguhaye. We ubabarira ibicumuro byawe byose, akavura indwara zawe zose. We warura ubugingo bwawe mu mva, akagutamiriza ubutoneshwe n'impuhwe. Uhoraho ni umunyambabazi n'umunyampuhwe, atinda kurakara kandi akagira ibambe. Ntatongana ngo bishyire kera, ntarwara inzika ubuziraherezo. Uko ijuru ryisumbuye kure hejuru y'isi, niko impuhwe ze zisagiranira abumutinya. Uko uburasirazuba butandukana n'uburengerazuba, niko adutandukanye n'ibicumuro byacu. Uhoraho ni umunyambabazi n'umunyampuhwe. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu ivaji ntagatifu ko yanditswe na Mariko umutwe wa 10 umurongo wa 1 kugeza ku 12. Muri icyo gihe Yesu ajya mu ntara ya Yudeya yo hakurya ya Yorodani. Abantu benshi bongera gukorana iruhande rwe, nuko abigisha uko bisanzwe. Abafarisayo baramwegera, maze bamubaza niba umugabo afite uruhushya gusenda umugore we, ariko bamwinja. Arababwira ati, Musa yabategetse iki? Baramusubiza bati, Musa yemereye umugabo kwandika icyemezo cyo gusenda umugore, akabona kumusezerera. Yesu arababwira ati, icyamuteye kwandika iryo tegeko nuko umutima wanyu unangiye. Naho mu ntangiriro y'isi Imana yaremye umugabo n'umugore. Niyo mpamvu umugabo azasiga se na nyina, akifatanya n'umugore we, maze bombi bakaba umubiri umwe. Bityo ntibaba bakiri babiri, ahubwo baba bari umubiri umwe. Nuko rero ntihakagira umuntu utandukanye icyo Imana yafatanyije. Basubiye imuhira, abigishwa bongera kumusobanuza ibyerekeye iyo ngingo. Arababwira ati, koko umugabo usenda umugore we, akazana undi, abasambana. Umugore nawe utandukanye n'umugabo we, agacyurwa n'undi, abasambana. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Bayoboke b'Imana, Yesu Kristo akuzwe. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Ufungure buri munsi, ufungure buri munsi, ufungurira abandi buri munsi, ijambo ry'Imana buri munsi. Buri munsi ufata icyemezo. Buri munsi wongera urebe n'ibyemezo wafashe kubera ijambo ry'Imana. Niba ari aho rikajije heza, usanga hari ibyemezo wafashe bigende ku marangamutima yawe, bidakurikije ijambo ry'Imana. Ongera ijambo ry'Imana nawe rigukebure. Iri jambo ry'Imana ry'uyu munsi rije rigana ku ngo. Ingo zibanye nabi, ingo ziri hafi gusaba gatanya, ingo ziri mu miguruko. Nawe iri jambo ry'Imana rigenewe. Musore nawe umukobwa muri hafi gushinga urugo, iri jambo ry'Imana imwe rigenewe kugira ngo mwongere murebe uburyo muri kwitegura. Niba umwe atari kubeshya undi, niba mutari muri batubeshyane, ongera ubirebe. Mubyeyi ushinze urugo, iri jambo ry'Imana rije kugira ngo rigukomeze, kugira ngo ugume mu mahoro, ugume mu Mana, ushinge imizi mu rugo rwawe kandi ushingire kuri Kristo. Kuko iyo wubatse ntukomeze, ntushingire kuri Kristo, inzu yawe ntabwo ishobora kuramba. Ushingira kuri Kristo igihe cyose. Umunsi umwe umugabo aherutse guhamagara mugenzi we ati, Karori, undi ati, Karame, ngiye kuzakugabira inka. Atorakoze cyane, uri umuntu mwiza, uri umuntu w'umugabo. Atariko nzakugabira inka, iyo nka ntizaba ari ikimasa, ntizaba ari n'ingyeyi. Karori ati, nanjye rero iyo nka uzayinzanire,
atari ku manywa, atari na nijoro. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Ngo kuko abantu mu mubano wacu bamwe tujya tubeshya abandi ngo turabakunda tugiye kubagabira, ariko bikaza kurangira turi kugorana. Baca umugani ngo indyarya ihimwa n'indyamirizi. Uze kongera ure mu rugo rwawe, niba umwe ataba ari indyarya undi wenda ari indyamirizi, mu rugo rwanyu mubayeho mute? Wasanga muri ku muguruko mubayeho nabi. Yezu uyu munsi narakubwira ati koroherana. Umva, ibibazo biraza mu rugo n'ibisubizo yo bikaza, ariko se mubasha kubyakira mute mwembi? Urugo ntabwo ari umugabo n'umugabo gusa babana, ahubwo n'undi wese mubana muri community, muri groupe runaka. Runago n'urugo rwanyu mubanye mute? Wasanga mujya mushwana. Aha, uko kugorana rero niko Nyagasani yifuza gukwerekeza amasomo uyu munsi. Ubwo amasomo uyu munsi tujye kwerekeza ku ngo, kubaka urugo. Icyakomeza urugo rwawe, ikintu cyakomeza umubano wawe, hafi yaho nyine haba hari n'ikigisenya. Niba iki ngiki cyakubaka urugo rwawe, urebe n'ikindi gishobora kurusenya. Nguko kugorana, umugabo akagora umugore, umugore akagora umugabo, umwana akagora umubyeyi, ugasanga urugo ruri gusenyuka. Uyu munsi turumva mu isomo rya mbere Yakobo uri gushyigikira umubano mwiza, adusaba kubana neza, nta n'umwe uri kwivovota. Ibintu mu buzima hari igihe bitagenda neza uko twabishakaga. Duhura n'ibyago, ingorane, amakuba, ibitotezo, inzara, ubukene. Ariko se ni ngombwa ko twivumbura tukivovota ngo ibintu bya hano birazambye, ibintu bya hano nta kigenda? Aha, nutangira uvuga ngo nta kigenda, uzasanga ahubwo ari wowe nta kigenda. Kuko ubuzima bukoze ku buryo tutagenda ku murongo ugororotse, hazamo ibibazo, hakazamo n'ibisubizo. Niyo mpamvu Yakobo tugira inama uyu munsi, yego yawe ibe yego, na oya yawe ibe oya. Igihe cyose umuntu w'umugabo agomba gufata icyemezo, kandi icyemezo cyiza. Akamvuga igira iti umugabo mbwa anyagirwa n'abandi, nuko agatangira akaboroga gataka ati ngiye nashize. Gukorera uko natwe mu ngo zacu ntabwo turi amisi ikigoroye, ntabwo turi mu buzima bugororotse, ahubwo ubuzima bwacu tugenda tubugorora rimwe na rimwe, twirinda kugorana. Bamwe rero mu buzima uzasanga bagorana, umwe akagora undi, undi akagora undi. Kubera iki? Kudafata icyemezo cya kigabo kidufasha guhamya imyanzuro, guhamya ibirindiro. Yego yawe ikaba yego, nawe yawe ikaba oya. Imyanzuro dufata nitwerekeza ku mpuhwe z'Imana, kuko mu bya Zaburi yabiririmbye ati uhora n'umunyambabazi n'umunyampuhwe. Amen. Impuhwe z'Uhoraho zigera mu ngo zacu, cyagiye turi mu bibazo, cyagiye turi mu gushikamirwe, akarengane, uburwayi n'ibindi byose byo kuri iyi si bigenda byonona umubano wacu. Nuko Nyagasani akaba ari dukomeraho kandi twiringira. Umuntu wese ukomeye kuri Nyagasani arakomera. Nibyo Yezu yatubwiye mu Ivanjiri, ushingira kuri we. Nyagasani afite ibyo yadoze, none urinde wo kugenda ubisambura. Nyagasani afite ibyo yubatse, urinde wo kugenda ubisenya. Nyagasani baragushingira urugo, urinde wo kugenda urushingura. Akashinzwe n'Imana ntigashingurwa n'umuyaga. Ngiye Ivanjiri uyu munsi itwerekeza ku umubano w'abashakanye, aho umugabo mariage ahura n'umugore, ubundi bakabana akaramata ku ntego eshatu: gufasha Imana kurema, urukundo rw'indatana ku bashakanye, kudatandukana nyine birumvikana, ndetse no kurera neza Kristo abana Imana ibahaye. Ibyo umugabo n'umugore bamaze kubihuriza hamwe, bunga ubumwe, urugo rwabo rukagenda neza, bakabana neza mu mahoro kubera Imana. Nawe muvandimwe, ongera urebe niba urugo Nyagasani yakubakiye, niba utaramuciye inyuma kongera ugashaka kugenda urusenya, akazarusenya, ukajya mu kazarusenya, bikarangira urugo rwawe urwubakiye ku muguruko, kandi duherutse Nyagasani yarakubakiye. Twumvise muri Ivanjiri abigisha amategeko n'abafarizayi ngo baza binja Yezu kumwinja, kumutegera ku magambo, ku cyerekeye n'urwandiko rw'isenda. Batubwira ko urwandiko rw'isenda mu gihe cya Musa rwari rugoye kurubona. Nuko rero Musa wabonaga ibi byose, ukuntu umugabo asezerera umugore we mu kanya gato, ukuntu umugabo atandukana n'umugore we igihe bashinze urugo, byose byabazaga Musa birumvikana. Nuko Musa ashyiraho itegeko nyine ryo kuba afite urwandiko rw'isenda. Abanga mu busesengura Bibiliya, urwandiko rw'isenda batubwira ko byari bigoye kurubona, kuko inyandiko gusa yashobora kugaragara mu gihugu cya Misiri muri iki gihe.
kuko niho hari haradutse inyandiko za hieroglyphe n'ubundi bwo bwose bwo kwandika. Ubwo rero urumva ko abayisiraheli, umuyisiraheli n'ubundi wasubiye mu Misiri, dukurikije ibyabereye mu Misiri, burya nawe nyine n'uwiyanze, reka mvuge ntyo, ni nk'aho mugabo mbwa nyine usubira ku mayezi, gusubira mu Misiri ugiye kureba urwandiko. Birashoboka nyine batari kurubona, birashoboka ko byari bigoye kurubona, kugorana kuri urwandiko kurubona bikerekeza ku kudatandukana kw'abashakanye. Biragoranye nyine, bya bindi by'uko winjira mu muhamagaro ari uwo gushinga urugo, ari uwo kwiha Imana, washaka kuvamo bigakunanira, washaka kuvamo ukabura uburyo wavamo, urinjira ariko gusohoka bikanga. Hari inzugi nyinshi uzasanga aho twinjirira hamwe, aho gusohoka ugasanga hari gukuba, ntibishoboka nyine gusohoka. Bya bindi by'uko ushobora kumanika agati wicaye, wajya gukamanura ugakamanura udahagaze gusa, ahubwo bakumanitse umanitswe. Kandi byaba ngo rero umubano w'abashakanye, nk'uko n'isomo rya mbere ryabigarutseho, hari amasakaramentu abiri adusaba kuba bakuru, adusaba gufata icyemezo, aduha ubutumwa muri kiliziya, akadusaba kuba bakuru ndetse no kujya dufata icyemezo gifatika. Isakamento ryo gushyingirwa ndetse n'isakamento ry'ubusaseridoti rihabwa nyine abantu bakuru Yezu yizeye kugira ngo abatume mu butumwa, agutuye mu butumwa bwo mu rugo, umuhamagaro wihariye kwiha Imana, kugira ngo umubere umugabo, umubere umuhamya. Iyo rero ubaye umuhamya udakomeye, nawe udashinga, none se washingira he urenganura umuntu warenganye? Nguko uko nawe nanjye dusabwa kongera kuba bakuru no gukomera ku byemezo byacu, cyane cyane igihe cyose Yezu yaduhaye ubutumwa cyane cyane bwo kumubera abahamya mu muhamagaro uyu n'uyu yaduhamagaramo. Icyo Imana yafatanyije nta muntu wemerewe kugitandukanya. Muri iyi minsi uzasanga hari za divorce nyinshi, uzasanga ingo nyinshi barabana none ejo kumva batandukanye. Ibyo byose biradutera impungenge, ibyo byose biteye n'ubwoba. Ariko se niyo bibaye bityo bamwe bareke gushinga ingo? Niyo bibaye bityo ko bamwe bari kuva mu bihaye Imana, ntihagire bongera kujya gusaba kwiha Imana? Nuko umusore umwe ati, niba ari uko bimeze ku bantu bashinga ingo, ikiruta no kubyihorera. Niba ushaka kurushinga none, ejo bikazarangira urushingutsemo kubera ibibazo n'ibitotezo, ikiruta rero no gutajyayo. Abandi bakobwa bati, niba ari uko bimeze mu kubihaye Imana, ko ushaka kujyayo, ejo bundi ukazakenera kuvayo ukabibura bikanga, ikiruta no gutajyayo, ikiruta no gutiha Imana. Uyoboke b'Imana, ese kuba tubona za skandale, ese kuba tubona ingo ziri gusenyuka, kuba tubona imihamagaro y'abihaye Imana, bamwe bari kuva mu bihaye Imana, abandi bagata imihamagaro yabo, bishatse kuvuga ko twahita turekera ngaho tukabihagarika? Oya, nanone tugendeye ku ivanjiri uyu munsi, icyo Imana yafatanyije mu ndaka gitandukanye. Gufata icyemezo, burya kugira ngo umugabo afate icyemezo kinafatike kibe kimeze neza, nawe bimusaba igihe. Gufata icyemezo ntukajye ubifata mu isegonda rimwe. Niba ari icyemezo cy'ubuzima, ujye ugifata nyine ukirareho, ukimareho igihe kirekire, ugisengere, wongere ugitekerezeho, wongere ugitekereze, utyo, kugira ngo aho ugiye uzakomere, urugo rwawe ruzakomere. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umukobwa witegura gushinga urugo, ngo aza kujya kwa marene we, nyina wa batisimu, ajya kubayo kugira ngo ajye kumufasha, amufashe guturimo tumwe na tumwe. Uyu mukobwa rero akaba yaruzuranaga cyane na marene we, ku buryo ikintu cyose yamugishaga inama, ikintu cyose akagisha marene inama, ikintu cyose akamugisha inama. Umukobwa rero akaba yari afite umusore wayimuteretaga, yamubwiraga ko azamusaba undi bakabana. Nuko umunsi umwe, kubera ko ikintu cyose agomba gukibwira umubyeyi wa batisimu, uyu musore ngo aza gutuma kuri uyu mukobwa ngo ajye kumusura. Wa mukobwa yibaza none handi aza kubihingutsa abibwira marene we. Arareba arabura. Nuko aratangira arakaraba, aze kureba icyo yabeshya marene wenda, nkaho agiye nko ku isoko kugura akantu ku isoko, ubundi ahitire gusura wa musore. Nuko marene ahageze asanga wa mukobwa yikwije neza, yambaye neza, afashe agakapu ka sakame. Nuko nyine ngo agiye gusura umusore. Marene amubaza ahantu agiye. Wa mukobwa aramubwira ati, umva rero mubyeyi wanjye, wa musore wanjye arampamagaye ngo tujye gutembera nawe. Marene aramubwira ati, subira mu rugo umubwira ko bidashoboka. Ahamagara wa musore aramubwira ati, ntibishoboka, ntabwo nshobora kuza. Hashize igihe gito, nyina wa batisimu asanga wa mukobwa ari kurira, amubaza icyo ari kuririra. Umukobwa aramubwira ati, umva, umusore wanjye arampamagaye
ngo ntajya kumusonga dutemberana nawe ko ahise afata undi mukobwa bari bajya gutemberana, gusa urumva atagiye kunyanga. Nuko Marene aramubwira ati niba atangiye gufata umugambi wo gusohokana n'abandi igihe akubuze, urarya urimenge, itonde wicara ahangaha, mubwire ko utabonetse, mubwire ko bidashoboka. Wa mukobwa abwira wa musore ko atabonetse, bimvikana nyine wa musore asohokana n'undi mukobwa. Undi munsi ukurikiye washize igihe kindi kirekire, nanone wa musore atumiza kuri wa mukobwa. Wa mukobwa yibaza noneho ahari buhere nyina w'abatisimu ngo bimubwire ko n'ubundi aza kubimubuza, bityo akaba amwiciye ubukwe, urugo rwe. Wa musore agahita amwanga noneho burundu, akamuzinukwa. Nuko aravuga ati n'ubundi reka mfe kumubwira nta kundi byagenda, aho kugira ngo ngende ntamubwiye kangende mubwire. Nuko aragenda amubwira ati umva rero Marene, umusore wanjye arampamaga n'igitaraganya ko yarwaye arembye, ariko ko yabuze umuntu umurwaza, rero ngo nihute vana bwangu njye mu bitaro ubu nijye kumurwaza. Nganatekereza niba Marene agiye kumuha uruhushya rwo kujya kurwaza uyu musore. Nuko Marene aramubwira ati mubwire ko bidashoboka, mubwire ko ibyo bidashoboka. Nuko wa mukobwa ajya mu cyumba ararira, yumvikana yahise abwira wa musore. Kamwanya Marene ahindukiye asanga n'aho umukobwa ari kuboroga bikomeye cyane, amubaza impamvu ari kuboroga. Ati umusore wanjye arambwiye ngo nintajya kumurwaza ngo arahita afata undi aba ari umurwaza, kandi bizarangira ari we babanye, ngende tuzongera kubana nintajya kumurwaza. Nuko Marene aramubwira ati mwihorere, mubwire ko bidashoboka. Wa mukobwa birumvikana ubwo yabwiye wa musore, bishoboye ko wa musore nawe yashatse umurwaza iyo ngiyo. Nyuma Marene aza kumwihererana aramubwira ati umva rero wa mukobwa we, reka nkubwire, niba umusore wawe atinyutse bwa mbere mutarabana agasohokana n'abandi bakobwa, ango zashyireho danger de mort, yegera nyine wapfa. Niba umusore wawe akubuze ngo umurwaze, agafata icyemezo cyo kuba agiye kurwazwa n'undi mukobwa barangira akaba ari bagiye kubana, uwo ngo ntabwo ari wowe mwana wanjye, mureke uwawe ari inyuma, wimuta w'igihe, uhereze igihe. Urwo rugo ntabwo rushobora kuzakomera, n'ubundi birakwerekeza ko n'igihe wazagira ikibazo atazakwitaho, azajya gushaka abandi. Igihe warwaye, igihe wagize ikibazo, igihe uri mu bibazo, n'ubundi azajya gushaka abandi, ntabwo azakurwaza kuko atari uwawe nyine. Mwana wanjye uhigihe igihe, uriya ntabwo ari uwawe nyine. Niba iyo utabonetse ahita ashaka undi, uwo ntabwo ari uwawe. Birumvikana umukobwa akomeza kurira. Ngo nyuma y'igihe kirekire nibwo inkuru mbi yaje kuza ivuga uburyo wa musore afunzwe, kubera ko yari yarabeshya abakobwa ko afite inzu, abeshya abakobwa ko bagiye gushinga, umukobwa wese abeshya ko bagiye gushingana urugo, yaza agasanga nta nzu afite, ubundi wa mukobwa akibwiriza agahita asubira iwabo. Uwanze ko baryamana akamufata ku ngufu, biza kurangira wa musore bamufunze kubera gufata ku ngufu abana b'abandi. Ubu ngubu arafunzwe. Nyuma wa mukobwa yumvise iyi nkuru, amaze kumva n'izi nama za Marene, uburyo Marene yamuburiraga ati nyaboneka uyu musore ntabwo ari uwawe, ikiza kuba ari uwawe no gukwihanganira ndahita ashaka undi. Nuko wa mukobwa ikiniga kiramufata, kuko aragiye kwirahuriraho amakara ashyushye. Iyo akiza kujya gusura uyu musore byari kuba bimera ibibazo, yari gutaha zinuzwe. Ariko erezoma yumvise inama za Marene, bituma agendera ku murongo mwiza. Uhigihe ubundi ibindi byihorere. Bayoboke b'Imana, Yesu Kristo akuzwe. Ingero zango z'iki gihe, impamvu ingo zacu rimwe na rimwe zidakomera, c'est la préparation, imyiteguro. Uhura n'umuntu rimwe kabiri ati dushinge urugo, urumva urwo rugo ruzafata. Usaba umuntu ikintu yakikwima ati n'ubundi mpise nkwanga, none se urwo rugo ruzafata rute? Aha, mubyeyi, umusore n'umukobwa bari kurambagizanya, umwe agatangira akagora undi, wagize ngo ni mubana amagoro bazashira. Umwe azakomeza gora undi, umwe azakomezana n'iz'undi, ngo kwakunanizanya mu ntangiriro. Ubwo n'iki niba no mu buzima bwanyu atazakomeza gukunaniza, utangiye nabi arangiza nabi. Niba umusore wawe cyangwa umukobwa wawe atangiye gukugora mu ntangiriro, ntimwumvikane,
wagize ngo muzumvikane mugera mu rugo, ngo kuko nawe nanjye Nyagasani muri amasomo duhamagarira gufata ibyemezo, ariko twabanje gushishoza tugaha igihe by'inama za marene. Ibi nanone biratwigisha ko igihe cyose ujya gufata icyemezo gikomeye nko gushinga urugo kw'Imana n'undi muhamagaro wose Nyagasani yaguhamagarira, bigusaba cyane kugisha inama. Ngabo ba marene, ababyeyi bacu b'abatisimu, ba pare, ba marene aho muri turabasuhujwe nimubahwe. Ubona umubyeyi w'abatisimu akamaro ke no kugira umwana inama, akamufata akamuherekeza kugeza igihe amugereje mu rugo rwe, kugeza igihe amugereje ku muhamagaro we, akanakomeza no kumukurikirana amugira inama. Ngaho nawe ongera utekereze ba marene bawe, ba pare wawe, umubyeyi w'abatisimu. Ese muracyahura, muracyahuza cyangwa muri guhuzagurika? Kugisha inama imbere y'umwanzuro ukomeye nshaka gufata ni ingirakamaro, ni inyamibwa. Ntabwo washinga urugo nta n'umwe wagishije inama, kuko abagiye inama Imana irabasanga. Ntiwashinga urugo rukomere niba mutajya inama n'uwo mubana, nta rugo ruraho. Urugo rwiza ni urujya inama, kandi iyo mugiye inama Imana irabasanga. Ngiye n'Evanjiri Matayo umutwe wa 18 umurongo wa 20, aho 2 cyangwa 3 bateraniye banyambaza, mba ndaho hagati yabo. Amen. Nguyu mwana, nguyu mubyeyi, nguyu mugabo, nguyu mugore n'abana mu rugo, iyo bagiye inama Imana iraza kunga umwe gukomera. Erega ababyeyi, ingo dushinze, imihamagaro turimo, ubuzima turi hano ku isi, nta na rimwe buzatana n'imibabaro n'ibitotezo. Nta na rimwe uzubaka urugo ngo inzara ibure kuzamo, ngo habure kuzamo imiyaga, ngo habure kuzamo imihengeri, ngo habure kuzamo ibyago, byabishuko bya sekibi. Ariko se niba bije mpite nivumbura nivovote nisubirira iwacu? Oya se nanone, ngo kuko nawe ugomba kuba seriye mu muhamagaro wawe, kuba seriye mu rugo rwawe. Wongera urebe niba ikintu kiri gushaka kubatandukanya, wasanga ari wowe ukisha inyuma, wasanga uri ku ruhande. Ahasigaye basore namwe bakobwa, buri wese ategura neza umuhamagaro we. Niba umugabo atari uwawe, humura azaguha uwawe, mureke uriya agende. Ni ngombwa rero gushishoza kare kugira ngo ejo n'ejo bundi utazagerayo ugasanga uko wabitekerezaga atari ko biri. Nguko kwivumbura, nguko gusaba gatanya. Kubera iki? Ntabwo mwigeze mutegurana. Umwe yateguraga undi kuri telefone, mwateguraniye ku ikoranabuhanga, n'ubundi nimujya gusoza urugo rwanyu ruzasorezwa mu matangazo, urugo rwanyu ruzasorezwa ku ikoranabuhanga. Ukazumva umwe yarigendeye, undi yarigendeye online. Twogere turebe ingo zacu ziri online, zishingiye cyane cyane mu kirere, zidashyize ibirenge hasi. Mbega ingo ziraha. Umuhanga niwe wavuze ati, buriya iyo abantu bagiye gushinga urugo bagiraga amashuri babanza kwitorezamo, bakabanza bakiga igihe kirekire, bya bindi bya marene ngo uhereze igihe, kugira ngo babashe kureba niba bazashobokana. Uko mukorana urugendo igihe kirekire, mwakamenya ingeso z'undi mbi, ukamenya amafuti y'undi, ukamenya n'ibyiza bye, bityo mukazabana muziranye. Ibyo ngibyo bizagabanya za divorce, za gatanya. Naho ubundi abantu benshi tujya mu buzima tutigeze tubwitegura, tutigeze duteganya uko twumva tuzamera, tugapfa kugenda. Bizarangira nyine upfuye. Niba upfa kugenda ugapfa kujya mu bihaye Imana, ugapfa gushinga urugo, n'ubundi n'ugupfa nyine ugiye gupfa, bizarangira upfuye. Babyeyi, ntitukajya dupfa gukora ikintu, ahubwo ube seriye. Gerageza ube seriye mu muhamagaro wawe. Gerageza wowe kwegamira ku ruyuzi, ahubwo wegamire kuri Kristo. Bityo ushingira kuri Kristo buri gihe cyose. Ntihakagire icyo uzakora udashingiye kuri Kristo. Ushingira kuri Kristo nibwo buzima burambye. Bifurije amahoro y'Imana, mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.